uyu ni umuhanzi wubatse izina rye ku bikorwa bye bifatika Cassa Manzi cyangwa se Daddy Casanova binyuze mu ndirimbo zakunzwe cyane nk'Ishiraniro na Mukobwa Jana. Yagaragaje ubuhanga mu kuririmba urukundo rufite inkuru n'ubwiza bw'amashusho. Ibikorwa bye byamugize umwe mu bahanzi bubashywe hano mu Rwanda, anashingira ku bufatanye n'amatsinda yagiye ahimba mu gihugu cya Canada. Manzi Cassa nushake umwite umwami w'umuziki wateye imbere hano mu Rwanda, kuva kuri ba Bruce Melody, The Ben, Juno Kizigenza ndetse n'abandi bahanzi benshi bagezweho muri no minsi. Uyu niwe watangije urugamba rw'injyana zitari zimenyerewe hano mu Rwanda, aho bari bamenyerewe ku njyana ya gakondo reggae, wakabije akajya muri zuke. Icyo gihe rero uyu yadukanye injyana zitari zimenyerewe nka R&B cyangwa se Afrobeat. Gusa dusubiye nyuma yaho gatoya atarashinga iyo tsinda ry'abaririmbyi, gusa yabanje kugerayo akajya akora umuziki wo kohereza mu Rwanda, ari nako yatekereje ko agomba gukora iyo muziki yombi, yaho bazajya bumva muri Canada ndetse n'ugomba koherezwa hano mu Rwanda n'abanyarwanda bakawukurikira. Ariko ibyo ntibyamuhiriye kubera ko yaje kubona ko bitoroshye, maze ahitamo injyana ya funk yari isanzwe ikoreshwa muri Canada, maze iby'umuziki nyarwanda ababeretseho gatoya kugira ngo abanze ashake izina aho ngaho muri Canada mu bijyanye n'injyana ya funk. Ari nabwo yahise ashinga iryo tsinda ry'abaririmbyi baramamara, bakajya bajya mu maserukiramuco agiye atandukanye aho muri Canada. Cassa Manzi ni ingaragu, ntabwo afite umugore, gusa nubwo afite abana babiri. Ndabizi urahita wibaza impamvu yaba afite abo bana babiri batagira nyina, cyangwa se akaba bafite nta mugore agira. Reka mbigusobanurire neza. Ubwo yari mu kiganiro cye cyamuhuje n'umunyamakuru Gentil Gedeon wakoraga kuri Kigali Today icyo gihe mu mwaka wa 2017, Gentil Gedeon yaramubajije ati, kuvuze ko ufite abana babiri, ni gute ufite abana nta mugore cyangwa se nta nyina bagira? Uyu Cassa yaramusubije ati, mama wabo arahari ariko ntabwo tubana. Gedeon nabwo yakomeje amubaza ati, ni amahitamo yawe se? Undi nawe yaramusubije ati, oya si amahitamo yanjye gusa, ahubwo ni amahitamo yacu twembi. Yamubajije icyo abitekerezaho, amubwira ko atari we wa mbere ukoze ibyo bintu kandi atari nawe wa nyuma, kandi bakumva ko ntacyo bibatwaye, yewe n'abana babo nabo bakumva ko ntacyo bibatwaye. Ibi ngibi rero bihita bikugaragariza ko ugendeye kuri icyo kiganiro yagiranye n'umunyamakuru witwa Gentil Gedeon wakoraga kuri Kigali Today y'icyo gihe mu mwaka wa 2017, bihita bikugaragariza ko we n'uwo mugore we bakoze divorce kubera ko byari amahitamo y'aba bombi kugira ngo batabana. Uyu nguyu rero kwamamara kwe ntabwo gushingiye ku muziki gusa, ahubwo na mbere y'uko yinjira mu muziki yabanje kuba umunyamakuru. No kuba yari umunyamakuru rero nabyo byaramufashije, maze biramuzamura mu ndirimbo yakoze, harimo n'iyitwa Ishiraniro yasubiyemo y'uwitwa Focus Fashaho. Izi tugiye kubwira rero akaba ari indirimbo za Cassa Manzi Daddy Casanova zakunzwe cyane gusumba izindi, zikaba ari nazo zavuzwe cyane n'abakunzi be. Indirimbo ya mbere yitwa Ishiraniro. Iyi ndirimbo niyo yamuhesheje izina cyane, ifite amagambo akomeye n'inkuru ikora ku mutima. Indirimbo ya kabiri yitwa Mukobwa Jana. Iyi ndirimbo yitwa Mukobwa Jana rero nayo yakunzwe cyane kubera ko ubutumwa bw'urukundo n'itangira ridasanzwe. Indirimbo ya gatatu ni Wowe. Indirimbo y'urukundo yagaragaje amarangamutima ye mu buryo bwimbitse. Cassa Manzi uzwi nka Daddy Casanova ni umwe mu bahanzi bahisemo ko umuziki uvuga ukageza aho umutima ugarukira,
Nubwo adakunze kugaragaza byinshi ku buzima bwe bwite, indirimbo ze zisobanura urugendo rwe n'urukundo yabayemo n'ibikomere byahinduye impano. Turagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro, naho njyewe ukomeza kumva kuri zino mikoro banyita Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde.